reka tubasuzane ko tubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza n'umudahema gukurikira ibiganiro bya Daily Talk Rwanda kandi sere ko aho muri hose mukomeje kugira ibihe byiza cyane. Wowe udukurikiranye mu majyepfo amajyaruguru uburasirazuba uburengero bwaryo ndetse n'umujyi wa Kigali, nawe udukurikiranye hanze y'u Rwanda, nizere ko wamaze gukora subscribe. Niba utarayikora ukora dukomeze kubona ibintu byacu ko tubya-uploadinze. Hanyuma kandi abantu badukurikira by'umwihariko barere mu gihugu cy'u Burundi, mu ntara za Kayanza, Ngozi n'ahandi, mwese mukomeze kugira ibihe byiza. Ibyacu bari amakuru ya siporo atuzanye uzo ko bamaze kubyumvanira Ruganza ariko sendi ngenyine we na mugenzi wanjye Aveiro. Salamu alaikum. Salam Ruganza, umeze neza? Umeze neza? Ibya barakatu wapi? Meze neza cyane kabisa, nta kibazo na kimwe gihari. Nizere ko nawe ari uko nguko. Bwana ndimo na intangiye mvugana abantu bacu twizere ko bameze neza uberereye hose. Reka twizere ko bameze neza kandi twongera nk'ibisanzwe. Ubwo rero twe nta kindi kituzanye uretse amakuru ya siporo. Icyo tuza gukora reka tubyanzikire hariya ku mugabane w'Uburayi, by'umwihariko mu ikipe ya FC Barcelona. Iyi ekipe ya FC Barcelona irimo irasitaragoringa cyane mu kijyanye no kubona umusaruro, nako ari ibibazo bikomeye cyane. Gusa hari amakuru ava mu kinyamakuru Bild, ikinyamakuru cyo mu gihugu cy'Ubudage, avuga ko ekipe ya FC Barcelona itekereza ku muntu witwa Harry Edward Kane. Yego, nibyo nk'uko bivuga, ni ibintu bimaze igihe bivugwa ko uwitwa Harry Kane bishoboka cyane ko ya joining ikipe ya FC Barcelona, ndetse ibinyamakuru nka Bild, yo wumvise inkuru yanditswe n'ikinyamakuru nka Bild, wajya ku binyamakuru nka The Athletic iyo nkuru ukayisangaho, ushobora kuba noneho watangira kuyiha credibility ukavuga ati noneho hari ikintu kirimo. Bikanajyana n'uburyo Harry Kane muri contrat ye mu ikipe ya Bayern harimo ko niyifuza gusohoka, yaba asubira mu gihugu cy'Ubwongereza cyangwa se ajya no hanze nyine ya shampiyona y'igihugu y'Abadage Bundesliga, hari igiciro ntarengwa agomba gusohokeraho. Ni miliyoni 57 z'amapawundi. Yego, ibyo byose rero wabihuza n'amakuru wareba muri FC Barcelona. Kimwe mu bice navuga nibyo baratsinda, ariko igice cyabo cy'ubusatirizi ubona ko rutazamu nimero 9 nka ekipe yabaye ifite umuntu witsindiye ibitego byinshi, ndavuga Robert Lewandowski wamaze kurenza ibitego 100. ubu ngubu bigaragara ko atari umwe mu bo ikipe yagakomeje kugenderaho. Ibyo byose rero bareba Harry Kane bakabona ko ni umwe mu bashobora kuba bajya hariya bakamusimbura. Abavuga bati nibyo witwa Lewandowski yaje amaze kuba basa naho nyine amaze kuba desperate ya muri ekipe ya Bayern, ndetse no ku ruhando rw'abanyaburense n'urw'isi muri rusange avuga bati Ballon d'Or ntituyima kuko turi mu gihe cya Covid, kandi benshi bavuga bati yayimeritaga. Cyari cyo gihe cyiza cyo gutandukana na Lewando, kuko twarayibonye nka match heruka buryo Lewando yaje kitwara. Umukinnyi ku myaka ye hafi 35 ushobora kuza gatsinda hat-trick, ufite ba Ferran Torres ushobora kuza bakabitsinda, ariko ukabuzi neza ngo mu gihe cyose witwa Lewandowski ari mu kibuga arangaransa igitego. Nicyo gihe cyo kumurekura. Kuri FC Barcelona mbona ko kurekura Lewandowski atari uko batabona ko ibyo bitego yabitsinda, ahubwo ikibazo bafite kugeza aka kanya ni umukinnyi uri guhura n'ikibazo cy'imvune. Arimo aragira imvune nyinshi, hahandi bamukeneye bakamubura. Ariko urebye mugenzi we hakurya Harry Kane bashaka kwinjizamo, ni umukinnyi navuga kumara igihe muri Premier League, akareba sezo hafi 3 akoze muri shampiyona y'igihugu y'Ubudage. Ni umukinnyi wahojejeho cyane no mu ikipe y'igihugu y'Ubwongereza, ubona ko aba hari ku myaka ye. Harry Kane mbona nawe bavuga ngo turamutse tumuzanye ni umwaka umwe cyangwa 2 cyangwa 3 yo kwa nanone dushaka undi rutazamu wadufasha igihe kirekire. Ariko nanone kuri FC Barcelona nka ekipe mbona ari bya bindi bya quick fix, kuzana Harry Kane nibyo ni rutazamu waza akaguha uwo musaruro, kuko Harry Kane rwose umwaka umwe 2 cyangwa 3 yayiguha myiza, guha ibitego 20 nta kuzamura muri sezo. Ariko nanone ni rutazamu wabuguze wagutwara izo miliyoni hejuru ya 50 gutyo, ariko atari umukinnyi w'igihe kirekire. Ariko ntekereza ko ushobora umukinnyi w'igihe kirekire, ariko FC Barcelona magingo yangaya nibyo ibyo bintu by'igihe kirekire ushobora kubitekerezaho. Ariko umuvandimwe Laporte wibuke ko
aratekereza no kwiyamaza mu yindi manda ikurikira. Ese byo ibyo nabyo ushobora kuba bifata nk'aho ari byatuma ajya ku giti akavuga ati byanze bikunze aje muri byo wise quick fix akabasha kugira igikomba mpa byabara, kuko niba yarabashije gutwara Trebo umwaka ushize iri roko ari kumwe na Harry Kane, ari kumwe nabo ba Rafinha, azenyerere wa uyu Harry Kane mukabasha kumuha iyo La Liga, akabasha kumuha icyo gikombe cy'igihugu. Ntekereza ko nabyo bishobora kuba byamusunika. Nibyo kuri FC Barcelona mbona ikibazo nge bafite gikomeye cyane kugeza aka kanya ntabwo ari ugutekereza kuri Harry Kane mbere y'ibindi byose. Nibyo ni umukinnyi wabona akaza akagufasha, kuko Harry Kane ubu tuvugana afite imyaka 32. Ku myaka ya 32 yujuje mu kwezi kwa karindwi muri uyu mwaka, urumva ko aracyafite nk'indi myaka 3 yo kuba yaguterera. Ni rutayizamu wazana nk'uko nabigarutseho akagufasha akagira ibyo aguha. Ariko se nuzana Harry Kane ugifite defense irinzwe n'umwana nka Pau Kubarisi, nemera ko ari mwiza, ariko udafite we yakwigiraho, n'abandi bahari ni bari no kuri kimwe cya kabiri cyo gutanga ibyaguha. Hari nuza mu dukuba leta ikunda gukoresha ngo inzoga si iz'abato. Ushatse kuvuga ngo ubuyobozi si ubw'abato? Nge simfite ikibazo kuri Pau Kubarisi, ahubwo ari gufatanya nande. Ninde umuyobora cyangwa se ninde uhari basi niyo atamuyobora, ariko akaba ari ready nawe kugira ibyo atanga, kuko buriya n'umwaka ushize bari kumwe na Inigo wagiye mu ikipe ya Al Nassr yaje atari umukinnyi n'ubundi wo kuri level yo hejuru, ariko yageze mu ikipe ya FC Barcelona kuko yari umuntu mukuru afatanya na Pau Kubarisi bagira ibyo bageraho. Abangaba bahari ubona ko yaba Ronald Araujo benshi babonaga ko azaba mu defenseur wa danger, ibintu byagiye byanga. Rero uyu munsi Barca mbona nibyo icyo gice cy'ubusatirizi mwakagikozeho, mugashaka rutazamu wasimbura Harry Kane, donc wasimbura Lewandowski, abaye Harry Kane sebo. Ariko nanone ni ya Barca n'ubundi tuvuga ngo ntabwo ari iby'igihe kirekire. Uyu munsi ushobora gutekereza ngo ese izo miliyoni 57 ngiye kwishyura kuri Harry Kane, nongeho nka 30 nkazana rutazamu nka Julian Alvarez, ni hehe naba ndi kubaka projet y'igihe kirekire? Ukareba ukavuga ngo Harry Kane nge ndemera ko kugeza aka kanya ni umukinnyi uri underrated mu byo akora. Ndabishingira ku ndabishingira ku uyu munsi biratangaje kubona ibintu Harry Kane akora. Wajya mu bantu 10 bashobora guhatanira ibihembo by'abakinnyi ku giti cyabo nka Ballon d'Or, ukaba utamubonamo individual trophies. Yego. Uyu munsi reba Harry Kane ari gutsinda ibitego muri championnat y'igihugu y'Abadage mu Bwongereza, arayoboye, afite imibare myiza, ariko nujya kureba ngo eske ninde wa expectinga ko yatwara Ballon d'Or umwaka utabira 2026? Harry Kane ntabwo aza mu bakinnyi 5 ba mbere. Ariko se ubwo ibyo byo ntibinagendana na equipe, navuga ngo bimwe hafi navuga ngo almost nka kariye igihe kinini cya kariyeri ye, kuko imyaka asigaje gukina muri kariyeri, ufashe imyaka maze mu ikipe ya Bayern Munich niyo asigaje ukabiteranya mu gihe yakomereza cyangwa se kaza muri Barcelona nkuko tubivuga. Nujya kubireba uraza gusanga ntekereza ko uwo muzi wo kuvuga ngo ari underrated uturuka kuri ekipe yakiniye nayo navuga ngo ekipe ya Tottenham Hotspur, kuko nabyo nge niko mbitekereza. Nkaba nshobora kuba navuga ngo he is underrated, ariko nanone bikagendana ngo ese ubundi ekipe ya Tottenham Hotspur yo yari ifite yari kuri niveau yo gutuma ataba underrated, cyangwa ahubwo byaragara ni we wasaga naho atwaye Tottenham kuruta uko Tottenham yimutwaye? Nabyo wabirebaho, ariko nyine nge mbona agaciro isi yagakwiye kuba iha rutazamu nka Harry Kane ukora nk'ibyo Harry Kane akora kugeza aka kanya mu buryo bamuvuga atari ko bamuha. Rero reka turebe ibyo none se nyemerera mitwarira hanga hagati y'umuntu yitwa Lewandowski hagati ya Harry Kane
ninde uri underrated gusa, ninde uri underrated cyangwa se wowe ninde ureba ukavuga uti uyu ari overrated? Niba ari overrated ari nyine birakabije, niba ari na underrated nabwo birakabije. Bose na uri overrated. Kwera ko ikintu buno cyatumye umuntu nka Lewandowski akomeza kugaragara nk'umurutahizamu wabayeho usanzwe, nukuba atarigeze atwara iriya Ballon d'Or. Ikindi nawe yabaye mu ikipe ya Bayern ahakorera byose, ariko iyo ugiye kureba abakinnyi bakiniye Bayern muri iyi myaka ubona ko hari agaciro nyine batabaha, nese ubwo ibyo ngibyo bishobora kuvuna ibya Bayern Munich. Yakozemo ibintu byari gutuma yongera kugaruka kuri ako gasongera izina rye rikavugwa, birangira icyari gutuma bikunda atakibonye. Nyeka ko ari nacyo cyatumye asohokamo akajya mu ikipe ya FC Barcelona. Muri FC Barcelona yagezemo isa nkaho nayo ari ikipe itagikomeye cyane, itagitanga byose, ku buryo nyine ni Barca twavugaga ngo no mu myaka ingahe ishize no kurenga kimwe cya kane cya UEFA Champions League byabaga ari ikibazo. Ni ikipe iheruka Champions League 2015. Ibyo byose rero ukabona yuko ni ibintu bidatuma ari buze kuvugwa. Hamwe ashobora no ko yakoze ibintu byinshi, ariko kuko anganye na Karim Mustafa Benzema uri hakurya ari gutwariza Champions League we navugwa. Bona rero ni barutazamu babiri beza babaye underrated. Isi yagize yatunze, ariko babaye underrated, batavuzwe ku rwego nk'urwo bagakwiye kuba baravuzweho, ariko nanone bikanajyana nyine n'amakipe bagiye bakenera. Ikindi noneho mpita mbihuza nacyo, ekipe ya Bayern Munich birasa naho yamaze kwikuramo ikintu cyo kuvuga ngo turi ekipe ya Bayern Munich, umwiza wese hano mu Budage sibyo agomba kudukinira byanze bikunze. Swat Bayern Munich ishobora kuba imwifuza, ariko uwo mukinnyi nawe akaba atekereza abroad, hanze y'igihugu cy'Ubudage. Twagiye tubabona abakinnyi benshi cyane, ingero ni nyinshi magingo yanganekereza ko ufashe nyuma ya COVID-19 rwose ubona ko ibintu bimaze gusa naho bihinduka. Twabonye Alphonso Davies mu ikipe ya Real Madrid yarabaye imwe mu ma headlines igihe kirekire ko ari umwe agomba kujya kuri iriya gatatu ekipe ya Real Madrid. Biza kurangira ekipe ya Bayern imwegereye iramukonvenka yemera kongera amasezerano. Ese iyi nkuru tubona ko ibintu natangazwa na Bild Sport mu minsi itambutse mu gihugu cya Espagne nayo yarigeze kubikomozaho. Ntabwo dushobora n'ubundi kuba twanavuga ibi ngibi mbere yuko January transfer window iza, even na summer transfer window, kuko simbona hari kenshi usohoka muri January transfer window ava muri Bayern Munich yerekeza mu ikipe ya Paris Saint-Germain. Ntabwo dushobora ya Barcelona Porto, ntabwo dushobora kuzisanga uwitwa Harry Kane nubwo release clause ye imwe perimeter kuva muri Bayern asohoka agira ahandi hantu yerekeza, birangiye hajemo ubwumvikane akaba yahaguma uko twabonye uyu Alphonso Davies yaguma. Kuhaguma birashoboka kuko wongeye kugeza aka kanya Bayern rimwe mu makipe ari gutanga icyizere, aho ari gukora neza ndetse n'ibyo bikombe ari kubitwara. Ikindi Bayern niyo kipe ya mbere yamuhesheje igikombe muri kariyeri ye cya shampiyona. Yari umukinnyi uri aho ngaho utagira ibikombe, ndavuga Harry Kane. Rero kuba yaguma hariya byo simbibonamo ikibazo, ahubwo bishingira ku mukinnyi ku giti cye. Kuba yavuga ngo nakinnye mu Bwongereza mfite imyaka 32, ngeze mu Budage uyu munsi mwaye icyo gikombe ndetse n'ibindi byose, ibitego 100 ndabitsinze ndabirengeje mu gihe gitoya cyane, kuko ubu Harry Kane niwe mukinnyi watsinze ibitego hejuru y'100 mu mikino mike. Nyuma ari imbere ya Haaland na Cristiano Ronaldo. Nawe akavuga ngo nkuko Lewandowski yararaha ngaha agatwara byose, ariko akavuga ngo reka ngere mu ikipe ya Barcelona ngiye kureba uko bimeze. Ibyo byose yatwaye vuga harimo na Champions League. Magingo yanga ya Harry Kane ntabwo yarabashwe kwitwara muri Bayern. Akavuga ati rero reka ngere no muri kiriya gishampiyona ese naho ndebe uko byaba bimeze. Agashaka iyo experience yo kuvuga ngo sinzavugwe nk'umuntu wakinnye wenda ahantu hamwe najya ahandi, ahubwo reka nge n'ahandi ndebe ko na cya kintu nakomojeho mbere cyo kuba abantu batambona nka rutahizamu uvugwa nk'uko nagakwiye kuba mvugwa cyaza ngiye mu ikipe ya FC Barcelona.
Okay, kaduhita tubitwarira hamwe. Ni inkuru n'ubundi ya Sports Bild mu gihugu cy'Ubudage yavugaga ko mu minsi ishize nibwo batangazaga ko uyu musore Nicolas Jackson w'ikipe ya Chelsea bafite nk'intizanyo mu kwezi kwa mbere bashobora kumurekura akagaruka mu gihugu cy'Ubwongereza. Imwe mu ekipe yavuga ko ishobora kubimwifuza ni ekipe ya Everton. Urumva ko ashobora kuba ariyo yaza gukinamo, gusa haje gusohoka indi nkuru ivuga ko ekipe ya Bayern Munich yemeye ko igomba kuzishyura ibyo bumvikanye mu masezerano nyine, hanyuma bakaba bamugumana. Ariko nanone assessment cyangwa se kureba ngo uyu mukinnyi yitwaye ate, ese ibyo yatanze nubwo wenda byaba bitaricinga ku biri mu masezerano muri summer transfer window, ko mu kwa mbere atakigiye muri summer transfer window tugomba kuzagumana, ibyo bintu azaba bifite. Uyu nawe navuga ko ni umwe mu batekerezwa muri numwe muri mu bakinnyi ikipe ya Bayern Munich ifite, ishobora kuba yakipinga cyangwa se ikaba yabarekura bakaba basohoka. Ubwo gato muri ekipe ya Manchester United uyu muvandimwe ni academy graduate Kobbie Mainoo, nawe habirasa naho nyine tara yari afite uburyo yarazamutse muri ekipe ya Manchester itameze neza ko bashwiye expose magingo yawe. Navuga ko ntabwo amakuru asohoka amuvugaho ntabwo nahita meza kuri Kobbie Mainoo. Ubwo ndabyumva icyo ushaka gukomozaho, ibyo kuba yasohokeye Manchester bikomeje kugenda bivugwa. Bona ari yankundura yazanwe na Ruben Amorim. Hari abakinnyi benshi yasanze mu ikipe ya Manchester United, ariko bikanajyana n'ubundi na Erik ten Hag, kuko nkeka ko ariwe wasohoye Scott McTominay. Nkeka ko ari aba batoza bamaze igihe baza muri Manchester United, uko bagenda bahinduranwa ibihe bitandukanye, gukipinga zatara cyangwa se babakinnyi bakuriye Manchester bikomeje kugenda bibagora, kuko turavuga ngo Kobbie Mainoo ntawe ushidikanya ku bushobozi bwe. Niba tuvuga ngo ni umwe mu bakinnyi binjiye mu ikipe y'igihugu y'Abongereza ku myaka ye mike atarageza no ku myaka 20, nuko ubwo bushobozi hari icyo bamubonagamo. Uyu munsi kuba yasohoka Manchester ntabwo asohoka kuko adafite ubushobozi bwo gukinira Manchester Comtel, ahubwo arasohoka kuko atari kwibona mu mibare ya Ruben Amorim, akaba n'umukinnyi ku giti cye ufite inyota yo kuvuga ngo ese ko nyiri muto aha nkaba mbona na bagenzi banjye twakuranye aha baragiye basohoka kandi bagenda bigakunda, why not nanjye napushinga ngo nsohoke ndebe ko najyaho mbona umwanya, nimbona umwanya bimeshe n'ayo mahirwe yo kuba nakongera kugaruka kuri top level, garuke no muri iyo kipe y'igihugu y'Ubwongereza. Ntabwo gusohoka kwa Kobbie Mainoo ari uko ari umukinnyi w'umuswa, ari uko ari umukinnyi udashoboye, ahubwo mbona nk'umukinnyi nawe ufite iyo nyota yo gushaka gukina. Turarenga aho ngaho ukomoje kuri Kobbie Mainoo kuba yagaruka muri ekipe y'igihugu y'Ubwongereza, kuko sinanabyita kugaruka ahubwo gukomeza guhamagarwa, kuko ku myaka afite kuba atahamagarwa nta nkuru yabirimo, sibyo? No kuba yahamagarwa nyine yaza kuba ari inkuru yo kuvuga ngo Kobbie Mainoo umwana ukiri muto uvuye muri ekipe ya Manchester United ari kuzibona ko ari gukomeza kubona ko muri ekipe ya Manchester United. Thomas Tuchel aherutse kuvuga ko uwitwa Lewis Skelly ari umwe mu bakinnyi abona beza ku mwanya we, ndetse no muri ekipe y'igihugu y'Ubwongereza yakabaye ahamagarwa, ariko aravuga ngo akeneye game time kugira ngo nyine abashe kuba umukinnyi wo kugira ute wo kwizera. Wijya kure uwo Lewis Skelly bameze kimwe na uyu munsi ni umukinnyi tudashidikanya kuri taraye, ariko kubera ko uyu munsi mu ikipe ya Arsenal atari gukina, Carido Crafiori yamubanye igufwa, niyo mpamvu nawe atari kwisanga muri Three Lions. The same rero no kuri Kobbie Mainoo, ni abakinnyi bafite tara, ariko nanone ikipe y'igihugu y'Ubwongereza twabonye buri mwaka ibifite abakinnyi bashya kandi bari gukora neza. Rimwe na rimwe rero utari wabashushu w'umutoza ngo avuge ngo yes uyu mukinnyi ndamuzi. Uvuze ku cyashushu niba umuntu yitwa Reece James, niba ariko babanye muri ekipe ya Chelsea kandi bakanagirana ibihe byiza, ubona ko rwose ni shushu wa Thomas Tuchel kabisa. Nyine Reece James ukomojeho ni umukinnyi watanze ibye byose. Umutoza babanye
ababona ko igihe icyo ari cyo cyose yagarutse hari icyo yamufasha ku mwanya we. Ariko nk'aba ba Kobe Mainoo ni abakinnyi one ntiwigeze ubana n'uwo mutoza, uracyari kuzamuka, they need to introduce themselves. ukeneye nyine kubanza ukamwiyereka kugira ngo umwubakemo icyo cyizere. Mbona rero yaba Kobe Mainoo ndetse n'abo ba Lewis Kelly bose ni abakinnyi bakiri bato bafite impano, ariko impano zabo zizagaragara cyane kugira ngo n'umutoza w'ikipe y'igihugu abahamagare ari uko nabo babonye iyo game time. Ariko wenda kuri Kobe Mainoo we gusohoka birashoboka, ariko se mu mboni zawe ni cyaba ari igihe cyiza kuri Lewis Kelly ko yasohoka muri ekipe ya Arsenal, cyangwa akeneye gutegereza akahanganira umwanya na Ricardo Calafiori? Abenshi hari ingingo bakunda gushyiramo bakavuga ngo kuri ekipe ya Arsenal gutakaza Lewis Kelly cyaba ari igihombo, sibyo? Kubera ko ni squad player, ni umukinnyi nyine ukiri muto, birashoboka ko yashobora no kuba yazi kwitwara neza. Ricardo Calafiori umukinnyi ukunda kuvunika, ariko kuri Lewis Kelly zaba ari inyungu kuri we mu rwego rwo kugira ngo taraye ikomeze kuba yasugira. Wenda wese turabona n'amakuru menshi amusohora, ariko ku mwanya igitekerezo ni navuga ngo ni cyari muri statement ya Thomas Tuchel avuga ngo ni umukinnyi mwiza ariko udafite game time. Nibyo biranashoboka ko iyo game time Thomas Tuchel yavugaga nuko nyine urumva iyi nkuru isohotse gutyo ahita batangiye gutekereza hirya, ashobora no kwishakira muri ekipe ya Arsenal. Wicyo ashaka nuko amubonamo ari gukina, ntabwo ari uvuga ngo amubone yasohotse muri ekipe ya Arsenal. Nk'umutoza w'ikipe y'igihugu cyangwa se undi umuseleksioneri wese, hari ikintu wifuza, hari ikintu uba wifuza. Ntabwo mu byo wakwifuza wabona umukinnyi wawe wakwifuje nka nimero ya mbere, cyangwa se ubona afite akazoza ka ekipe wavuga ati nzamukoresha mu bihe bizaza, hari aho ari kandi atari gukina kandi wowe umubonamo icyizere. Kubivuga gutya ni nko kubakebura ngo abereke ko one nintaguhamagara wowe nk'umukinnyi ntuzavuge ngo hari ikindi gitumye bansiga urwango, hari urundi rwago ruhari, ahubwo uzasigwa kwera yuko uri gukina. One bashobora no kujyana undi mukinnyi utari hejuru yawe kuri tara, ariko nanone akagenda kuko ahari ari gukina. Ibyo ngibyo mbona ko ari cyo cyabaho ko cyo kuba yasohoka mu ikipe ya Arsenal. Nubundi nawe mbibona mu mujyo w'abandi bakinnyi batandukanye twagiye tubona bava mu makipe yabo, atari uko ayo makipe atari amakipe akomeye, ndetse bashobora no kuba bahaguma bakavuga ngo twazahangana bikaba byakunda, ahubwo bakagenda kubera ko one hari ibyo baviza mu bihe bya vuba, bakaba babone icyo gihe cyo gutegereza cyazatuma ibyo bintu babitakaza. Urugero naguha ni nk'ugwa Jarell Quansah mu ikipe ya Liverpool, yahivuyemo yerekeza mu ikipe ya Leverkusen, ko yabonaga ko kumenera muri defense ya Van Dijk na Konate bizamugora. Akigenda ahisemo umukinnyi uhamagarwa mu ikipe y'igihugu y'Ubwongereza, ihaguma hariya ntibyari gukunda. The same ku bakinnyi nka ba Harvey Elliott n'abandi batandukanye. Umunsi ndi kuvuga uyu musore w'ikipe ya Real Madrid, uyu munyabrazil Endrick, uri gupushinga ngo asohoke kuko abona ko igihe icyo ari cyo cyose yakora neza yasohotse muri Madrid, yabona n'umwanya mu ikipe y'igihugu ya Brazil akaba yakina n'iyo mikino y'igikombe cy'isi cyane. Reka dusoreze muri ekipe ya Real Madrid. Muri ekipe ya Real Madrid naho harimo amakuru navuga ngo asa naho arimo arasana teza saga. Umunyamakuru yitwa Mario Calderon yaje kuba agira ati it was clear that several players such as Vinicius, Bellingham and Thibaut Courtois weren't entirely happy with the coach decisions regarding playing the ball out from the back. Others like Fede Valverde and Eduardo Camavinga, who haven't secured a regular starting spot and move around to different positions, also seem disconnected from Xabi Alonso. Uyu mugabo ati muri ekipe ya Real Madrid hari abakinnyi benshi bigaragara ko batishimiye, barimo Vinicius, Bellingham, Thibaut Courtois, ndetse uretse abangaba batishimiye uburyo bakinishwa bashobora kuvanwa mu myanya imwe bakajyanwa ahandi, nta nubwo bishimiye kukuba ibyo nakwita gutangirira inyuma, playing the ball out from the back.
undi ni Federico Valverde ndetse na Eduardo Camavinga batizeye regular starting spots cyangwa se umwanya ubanzamo, ahubwo rimwe na rimwe nabo ukaba ushobora kubasanga hehe mu zindi position ariho bagiye gukina. Ngo ibi ngibi bikaba birimo bikaba byaratangiye kuzamura umwuka mubi hagati y'abakinnyi, kuko ukurikije uko bari ni abakinnyi nakwita abakadere par rapport ya Madrid y'ubu ngubu, bikaba byatangiye guteza ikibazo muri equipe ya Real Madrid. Ubona ko nawo ni umwuka utari mwiza. Niki kitagenda, umusaruro kurimo uraboneka ugiye kora mu buryo bwa statistique bw'imibare, ubona ibintu biterwa n'iki? Ni impinduka zigorana. Nicyo cyabayeho muri Madrid ku bakinnyi no ku bakinnyi ku mutoza, ndavuga nyine muri rusange impinduka zabaye. Hasohose shushu wabo, tonto wabo, papa wabo Carlo Ancelotti, hinjira Xabi Alonso ufite imbaraga nk'izabo, uri bubafesinge bari bujyane mu myitozo, ibintu byose bakabikorana kandi ibyo bintu batari babimenyereye. Ikindi Xabi Alonso kugeza aka kanya nawe urabona ko ntabwo yari yafatisha ya Madrid ye, ari guha buri muntu wese umwanya. Rero kubwira umuntu nka Jude Bellingham wari wamaze kwitereka yumva ko yaba ari 100% %100 ameze neza, umwanya ari buze kuwubona, ariko yaba yanadropinze form uwo mwanya akawubona, ukamubwira ngo igihe wasubiye inyuma hari umwana witwa Dagler ugomba kuza ugahangarira umwanya nawe. Ibyo wakoze nyine we yababwiye ko ari byo bizagushyira mu kibuga. Ibyo bitandukanye rero n'ibyari bihari ku bwa Carlo Ancelotti, wafataga abakinnyi be abona ko ari beza bose agatereka mu kibuga, wimubwira ngo ari Dagler ngwino uzabona umwanya mu ikipe yanjye. Oya, hari Jude Bellingham ni mwiza, yaba mwiza yaba mubi araza gukina. Ibi bintu nk'ibya Fede nabyo, nka Fede ntabwo of course yakwishimira gukira kuri kabiri, ntabwo yabyishimira kuko we ni umukinnyi wo hagati mu kibuga. Turavuga umukinnyi wigeze kugira season nziza igihe yategaga na Carlo Ancelotti agatsinda hejuru y'ibitego 10. Uyu munsi ahari arumva ko nawe muri cya gitinyiro cya mediane ya Madrid twavugaga yagomba gusimbura Casemiro, Luka Modric ndetse na Toni Kroos, wari wanamusigiye icyo gitambaro cy'ubukapiteni cyangwa se akamusigira iyo nimero 8, akavuga ati turakubona muri projet z'igihe kirekire muri iyi mediane ya Madrid. Akaba noneho yatangiye gukinishwa inyuma kuri kabiri, yagiye kumuporivala, aravuga ati ahangaha bishobora kuzarangira mediane nabaye mwiza, kuri kabiri simbe mwiza, ugasanga sometime ni njyewe ubigendeyemo. Nawe rero ibyo ngibyo akaba atabyishimira. Ariko muri rusange ku kintu cy'abakinnyi ba Madrid batishimye cyangwa se harimo bamwe batishimye, nicyo ngicyo. Izo mpinduka zabayeho zatumye bamwe bari nk'ibikomerezwa mu ikipe babona ko bagiye guhanganira umwanya n'abandi bakinnyi binjiyemo. Kandi muri Madrid urebye igihe kinini cyagiye kibanza, abakadere babaga ari abakadere, abandi bakagenda binjiramo gake. Icyo nkubaza dusoza, mu ikipe ya Real Madrid biragaragara ko kugira ngo bibashe gukunda, sibyo, hari abagomba kuba kudropingwa muri mediane bakavanwamo, kuko nujya kubireba ibyo byose umuzi wabyo wubakiye muri mediane. Kuri Ari Dagler navuga ngo impinduka zaje zigasanga zikamusanga muri favor position, ari mu nishusho wa Xabi Alonso. Kugira ngo bikunde yabo Federico Valverde abasha kugaruka muri mediane, yaba uwo Jude Bellingham abashe kuba yakwitwara neza muri mediane, nuko hagomba kugira uba udropingwa nkuko twabonye dropinga Rodrigo Guz magingo navuga ngo arasa n'uwamaze kwibagirana already, nawe navuga ngo akeneye gusohoka. Ninde uza kuva muri iyi mediane natavamo witwa Xabi Alonso arakubitwara ate? Uko kubitwara atabashije gukinisha abakinnyi mu myanya yabo byo ntabwo bikomeza guteza ikibazo. Kuvuga ngo hari uwaba drop daka kanya biragoye, kubera ko umutoza arimo arubaka ibintu bye, arashaka guha abakinnyi bose umwanya. Kuko niba urubireba Aurelien Tchouameni hari hagati mu kibuga, uwo mwanya arawufite. Ariko se ninde watekerezaga ko aka kanya Eduardo Camavinga umwanya ari kubona, umwanya ari kubona wo gukina, dukurikije Camavinga twabonaga mu myaka ishize, ari we yagakwiye kuba ari kubona. Ubwo rero nabo bakinnyi bandi
barimo Jude Bellingham, barimo Arda Güler, nibo ndebaho cyane. Ubwo na Fede uba wagiye gukina mu myanya y'uma, ariko nawe tubarira hari hagati mu kibuga. Ndaho niho hari ipfundo kuko Federico Valverde nagaruka ni mediane ba Trent Alexander-Arnold ntabwo tuzongera kubona kuri bench. Yego, ikizaba rero harimo ibitambo. Nubundi ntabwo wakubaka ikipe hatabonetsemo ibitambo. Hari abazavuga ngo reka twemere tujye kuri iyo bench noneho tube abakinnyi bashobora kuba ba super sub. Ntabwo byakunda ko ufite abakinnyi, nicyo twakomojeho nko ku ikipe y'igihugu y'Ubwongereza. Ushobora kuba ufite abakinnyi benshi beza muri position zitandukanye, ariko bose ntabwo uzabahamagara, ntabwo babona aho bakwirwa. Uyu munsi rero niba tuvuga ngo hari Kamavinga, ni tara rwose. Yego. Hari Chouameni, ni tara. Hari Jude Bellingham n'ibindi. Hari Arda Güler uri gushaka kwerekana ko hari icyo yakora. Hari uwo Fede twagarukagaho. Urumva ni abakinnyi barenga 5 bari hagati mu kibuga, kandi bose bagaragaza ko bafite iyo level yo kuba bakinira Madrid. Ikibaho rero umutoza ni ureba akavuga ngo ese uyu munsi ntabwo arabona iyo mediane yangu avuge ngo ni 3 ngomba gukinisha mu bonyene. Ntabwo arababona kugeza akakanya. Cyane ko Fede twagarukagaho hari aho ari kujya guhengekwa, ariko duhamya ko atazakora mu mediateur. Rero ikizabaho niba mara kuvuga ngo Trent yafashe umwanya we, azavuga ngo shaka kubakoresha mu kibuga ari 4, ariko urumva ko niyo baba 4 hari uri buze kuvamo bita Kamavinga, mbona wenda bishoboka ko cyane ko ari we wavamo. Ariko nanone umutoza ashobora kuvuga ngo reka nduce ndaramenya. Ni mu biharanire, ni mu bikorere. Kuri icyo ngicyo imibare y'ibyo ukora turabizi neza. Kuri icyo uvuga ndakumva, ariko se ni Jude Bellingham ni Arda Güler. Arda Güler afite tala, sibyo? Jude Bellingham afite tala nk'abakinnyi beza bashobora kuba baperforminga mu gihe cyangwa ubundi. Uretse gato. Ariko turabizi neza ko Real Madrid igira ikintu cyo kuvuga ngo ese wowe Jude Bellingham anterime ya marchandise mu buryo bw'ubucuruzi nicyo uzadufasha, sibyo? Kirengeje icyari Dagler. Ni nacyo cyatumye tubona uyu Keylor Navas wari umuzamu wabo maze kutumaze gukora na Champions League 3 baramurekura aragenda bazana nde Thibaut Courtois. He is a Belgian. Ni equipe y'igihugu ishobora kuza igaperforminga muri Europe, igaperforminga ahantu hatandukanye nyine. Ese wowe uzavugwa ku yihe niveau? Ibitangazamakuru bizakwandika mu yene iyo conflict hagati y'abakinnyi babiri urumva irahita nazanamo direct Florentino Perez. Ikintu gihari niba twarabonye Madrid bafata umukinnyi nka Luka Modric wari uturutse muri Croatia, ari igihugu navuga nacyo mu mateka y'umupira adahambaye cyane, nyine utavuga ngo habaye abandi bakinnyi bibikomerezwa ku buryo wabakopara n'abandi ku mugabane w'Uburayi. Icyamubesheje hariya ni talaye, nibyo yakoraga mu kibuga. Mbona rero ari nacyo kizaba kuri abo bakinnyi tuvuga bari hari hagati mu kibuga, kuko uyu munsi nka Fede n'umukinnyi navuga ko nyine n'umwana wume hari hagati mu kibuga, ashobora gukina nk'umu box to box cyangwa se gakina nk'umu hybrid winger. Yego, icyo ngicyo rero n'aba ba Chouameni n'abafaransa n'umukinnyi nyine uramanuka yajya mu Bufaransa akavugwa, yajya aho ari hose Chouameni aravugwa na Madrid, kandi ubwo ibiraho hafi. Mbona rero ikizabaho ni ukuvuga ngo Madrid hari abo tuzanakora mu bucuruzi, ko mbona nka Kamavinga bidakunze yakorwa mu bucuruzi. Mbona kuri Arda Güler, kuri Jude Bellingham biragoye, ariko nanone Madrid ni ikipe twagiye tubona n'ubundi igira igihe ikarekura abo bakinnyi kandi ubona ko bakomeye bajyana ahandi bagaperforminga kuri Onivu. Mbona rero aricyo kizabaho kugira abo barekura abandi bakajya mu kibuga bijyanye na performance, kuko uyu munsi niba tuvuga ngo Rodrigo Goes agiye gusohoka muri Madrid biri cyane ko rwose yasohoka, ni ikikwereka ko n'ubundi no ku bandi inkoni iri gukubita Rodrigo Goes uyu munsi ishobora kuva hariya muri attacking option ikagaruka muri mediane.
n'ubundi wowe wari umukinnyi uri mu ikipe ya Madrid, abantu barabona ko kuba wasohoka ni ikibazo, ariko bijyanye n'abandi muhangana iyo myanya n'ibyo uri gutanga mu kibuga bikaba ari byo byagira gute, bikaba ari byo byatuma usohoka hariya. Okay, reka twe dusoreze aha ngaha rero, mukomeze kugira amahoro y'Imana, Imana iduhane umugisha.